Urukundo ni rwiza, urukundo ni rwiza cyane yaba rwarambaga ntirushire. Urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo rurihangana, urukundo rurababarira kandi rukora ibyiza byose Imana yarwifuzaho. Mu by'ukuri twese twaremewe gukunda ndetse tukanakundwa kandi mu by'ukuri iyo ukunzwe nawe ugakunda umuntu wa nyawe ibintu byose biba ari byiza. Ariko hari igihe biba ngombwa ko mwembi mutandukana buri wese akanyura ize nzira kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza, kugira ngo buri wese abashe kugira amahoro w'umutima we no mu buzima bwe muri rusange. Uyu munsi mu nkuru y'uyu munsi munyemere turebere hamwe couple 8 muri showbiz yo mu Rwanda zakanyujijeho pe. Barakundanye biratinda, ibintu biraryoha, abantu barabikunda, ariko nyuma y'igihe runaka buri wese aza kunyura ize nzira. Ese izo couple ni izihe? Ese bakundanye igihe kingana iki? Ibyo byose urabimenyera muri iyi nkuru y'uyu munsi. Nguhaye ikaze, ariko wowe tugiye kubana ndagusaba wanze kandi subscribe mu ibara ry'umutuku, ariko abanakoresheje ururimi rw'igifaransa murahabona handitse abone. Aho nuhakanda urabasha kujya ubona inkuru zacu zaba izi mu bihe bitanditse n'iz'uyu munsi, ariko zikakugeraho mu ba mbere. Uduhereze commentaire yawe ku byumva twazagaruka ubutaha cyangwa se twakongeramo kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza cyane. Nguhaye ikaze, naho ubundi njyewe nitwa Gladiator. So couple iri ku mwanya wa 8 tuza guheraho ni couple ebyiri, kuko uyu musore yakanyuziranyijeho n'abakobwa babiri, ariko biratinda abantu benshi barabimenya muri showbiz nyarwanda. Zari couple mu by'ukuri abantu benshi barebaga zikabibutsa kuba bategura amakote yabo, ndavuga abasore bitegurira ubukwe bw'iyi couple. Abakobwa cyangwa se inkumi bagahora bashananisha cyangwa se bategura imishanana yabo kugira ngo umunsi cyangwa se itariki y'ubukwe nigera bazabe bahagazemo neza cyane. Gusa ibyo byose ntibigeze biba, ntabwo izi couple zigeze zitwereka ibirori cyangwa se ngo ziduhereze n'inzoga. Mu by'ukuri ibyabo byarangiye nabi ndetse birangira mu marira menshi cyane, ibintu bitagenze neza cyane. Couple dusanga ku mwanya wa 8 ni couple ya Platini ndetse n'umukobwa witwa Rosie. Ni couple abamenye imyidagaduro mu Rwanda bamenye mu myaka yatambutse kuva mu myaka y'2008 kugenda ukagera mu myaka y'2013. Iki gihe Platini yari kumwe n'uyu mukobwa witwa Rosie, wari n'umuhanzikazi nawe yanyujijeho cyangwa se yakanyujijeho mu muziki nyarwanda, ariko ntabwo yigeze agera ku rwego rwo hejuru. Yakoze umuziki ku rwego ruringaniye, aho ahantu hose babaga bari kumwe n'iyo myaka, ngaho mu birori, ngaho mu masabukuru, ngaho mu rusengero, n'indi utambutse ni Platini na Rosie. Mu by'ukuri byari ibintu byiza cyane, ubona ko ari couple imeze neza cyane. Ndetse n'iyi foto, hari ifoto uri buze kubona rwose bari kumwe mu isabukuru y'uyu mukobwa witwa Rosie. Ibintu byari bimeze neza cyane, ubona ko ari couple ishimwa n'Imana ndetse n'abantu. Gusa mu mwaka wa 2013 iyi couple yaje gutandukana, buri wese anyura ize nzira nyuma y'uko bari baratangiye gukundana mu mwaka wa 2008. Gusa bigeze mu mwaka wa 2013 nyuma y'imyaka 5 bari kumwe bameze neza, buri wese aza kunyura ize nzira, maze Platini aca ize nzira na Rosie akomeza ize nzira. Gusa ikaba ari imwe muri couple zakunzwe cyane ndetse zanamenyekanye, abantu babaye muri showbiz yo mu Rwanda mu myaka yatambutse. Iyi ni imwe muri couple bazi cyane. Usibye iyo couple kandi Platini yagize indi couple nayo yamenyekanye cyane kuva mu 2013 kugeza mu 2016 yitwa Ingabire Diane ndetse na Platini P cyangwa se baba nemeye Platini. Ni imwe muri couple zakunzwe ndetse zanakanyujijeho biratinda. Platini na Diane babaga bari kumwe ahantu hose, ngaho mu masabukuru, ngaho mu birori, ngaho mu rusengero, mbese ahantu hose umuntu yajyana n'umukunzi we, Platini na Diane babaga bari kumwe. Mbibutse ko by'umwihariko Platini yakundanye na Diane nyuma y'uko yari amaze gutandukana na Rosie, ahita akundana rero na Diane. Diane aza nk'umuhoza amarira. Gusa ntabwo ibintu byabo nabo byarangiye neza. Mu mwaka wa 2016 ubwo Butera Knowless yakoraga ubukwe na Ishimwe Clement yabwiye Platini ko amusigiye igifunguzo ndetse anamusaba ko rwose byihuse cyangwa se mu maguru mashya bidatinze we n'uwitwa Diane bari batashye ubwo bukwe bagomba kumwereka ibirori cyangwa se bagomba nabo guhita bakora ubukwe. Platini na Diane ndetse bahise babyemera rwose bati natwe ni vuba aha, ubukwe bwacu buri vuba cyane. Gusa mu ntangiriro z'umwaka wa 2017 abantu benshi baratunguwe ubwo babonaga uyu mukobwa Ingabire Diane amafoto yasohotse aho yari yaterewe wifi cyangwa se yambitswe impeta n'undi musore utari Platini. Abantu bose barumirwa. Biba mu ntangiriro z'umwaka wa 2017 biba bibaye ikimenyetso simusiga by'umwihariko cyerekana ko Platini ndetse n'uwitwa Diane ibyabo byamaje kujyaho akadomo. Nyuma y'uwo mwaka wa 2017 Platini yaje gukora ubukwe na Olivia mu mwaka wa 2021. Gusa nyuma yaho nabwo ntabwo ibintu byeze bigenda neza, kuko ubu ngubu rwose bahanye divorce cyangwa se gatanya, buri wese anyura ize nzira. Uyu munsi Platini akaba ari umugabo uri single. Gusa couple ye yibukwa cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda ni couple ye n'uwitwa Rosie twahereyeho.
yo kuva mu mwaka w'2008 kugeza mu mwaka w'2013 ndetse no kuva mu mwaka w'2013 ubwo yakundanaga n'uwitwa Diane, ibyabo bikaza gushyirwaho akadomo mu ntangiriro z'umwaka w'2017. Gusa iyo myaka ine babanye, iyo myaka ine bari kumwe, nta muntu muri showbiz nyarwanda utaramenye inkuru y'urukundo rwabo, nta muntu muri showbiz nyarwanda utarigeze abona ko Platini n'uwitwa Diane bakundanaga urukomeye nk'inyundo. Gusa ntabwo inzira ibwira umugenzi. King James niwe waririmbye ngo ese warikiniraga, ya magambo wambwiraga n'ibindi byose bitandukanye bankoreraga warikiniraga, n'ibindi bitandukanye. Urukundo nuko rugenda, iyo bitagenze neza biba ari ibitendo, ariko ibitendo byose bikaba ari amasomo. Tuve kuri couple ya munani twahasangaga Platini na Diane, Platini na Rosie. Aho ugiye ku mwanya wa karindwi turahasanga couple ya Prince Kid ndetse na Teta Sandra. Teta Sandra ni umwe mu bakobwa babaye muri showbiz nyarwanda kuva myaka myinshi yatambutse, kandi akayibamo atopinga cyangwa se ari ku rwego rwo hejuru, avugwaho inkuru zitandukanye, abasore bakundanye, amarushanwa atandukanye yitabiriye. Ngira ngo abantu benshi bamwibuka mu marushanwa ya Nyampinga wa kaminuza SFB, ndetse n'amarushanwa Nyampinga w'u Rwanda yarayitabiriye mu 2012 nubwo atabashije kwegukana iryo kamba. Mu by'ukuri n'umwe mu bakobwa babaye muri showbiz nyarwanda kandi bagiye bavugwaho inkuru zitandukanye. Hagati rero y'umwaka w'2012 n'umwaka w'2013 yakundanye urukundo rwari rukomeye nk'inyundo n'uwitwa Prince Kid. Urukundo rwabo mu by'ukuri rwahoraga rwibutsa abasore n'inkumi kuba bategura amakoti yabo bakameze neza cyane, biteguriye umunsi w'ubukwe. Abakobwa bagahora bashananishije bategura imishanana yabo kugira ngo umunsi Prince Kid azabwira ngo muzaze mu bukwe bazabe bahagazemo neza cyane. Gusa iyi couple bombi bari abastar. Prince Kid yari yararirimbye mu ndirimbo zitandukanye, yari umustar muri showbiz nyarwanda, ndetse muri iyo myaka yaratangiye kwinjira mu bintu byo gutegura Miss Rwanda. Na Teta Sandra yarazwi cyane. Mu by'ukuri couple yabo yari izwi cyane, basohokana ahantu hatandukanye, bajyana ahantu hatandukanye. Gusa iyo couple ntabwo yarambye kuko urukundo rwabo rwamaze igihe cy'umwaka umwe, hagati y'umwaka w'2012 kugeza mu mwaka wa 2013, maze biza kurangira buri wese anyuze ize nzira. Prince Kid anyura ize nzira na Teta Sandra anyura ize nzira. Bibaye iherezo ry'imwe muri couple nziza kandi zari ziberanye, zanakanyujeho zikanavugwa cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda. Prince Kid ndetse na Teta Sandra akaba ari couple dusanga ku mwanya wa karindwi. Dukomeje imbere gatoya ku mwanya wa gatandatu turahasanga couple ya Kimenyi Yves ndetse na Didi Dore. Ni imwe muri couple mu myaka ya vuba ishize muri showbiz nyarwanda. Iyi couple yari yamenyekanye pe, iravugwa cyane. Kimenyi Yves ndetse na Didi Dore ibyabo byamenyekanye cyane mu myaka y'2019, ariko urukundo rwabo rwari rwaratangiye mu mpera z'umwaka w'2017. Kimenyi Yves iyo myaka yakiniraga ikipe ya APR FC, ndetse ari n'umwe mu bakinnyi ngenderwaho cyangwa se ari umwe mu bakinnyi APR FC yifashishaga b'ingenzi. Gusa mu mwaka w'2019 ibyabo byaje kujya akadomo, by'umwihariko biturutse kuri saga yavuzwe kuri Kimenyi Yves muri iyo myaka nyuma ya video ye yasirikiye ku mbuga nkoranyambaga. Kimenyi Yves atambaye cyangwa se yambaye ubusa, ubwambure bwe buri hanze. Ibintu biravugwa cyane, biteza saga, ndetse biza no mu minsi mibi kuko byaje mu minsi APR FC arimo yitegura umukino na Rayon Sport, wari umukino wa kamarampaka cyangwa se wari umukino ugomba kugaragaza izatwara igikombe cya shampiyona. Biza no kurangira nabi ubwo Rayon Sport yatsindaga uwo mukino ku gitego kimwe ku busa cya Sapo ku munota wa nyuma kuri penalty. Mu by'ukuri ibiza kuba era mbi cyangwa se ibihe bibi cyane kuri APR kuko uwo mwaka yirukanye abakinnyi barenga 10, barimo n'uyu nguyu Kimenyi Yves rwose yahise yerekwa umuryango usohoka mu ikipe ya APR FC. Gusa mbere y'uko ibyo biba, ku mbuga nkoranyambaga hari hasirikiriye nyine ayo mashusho ya Kimenyi Yves yambaye ubusa, biza no gutuma uyu mukunzi we Didi Dore rwose amukomeza amwe ati turi kumwe, byabaye ntibiguca intege, ngende kumwe nawe. Gusa ntabwo byigeze biramba kuko mu mpera z'uwo mwaka byaje kurangira Kimenyi Yves anyuze ize nzira ndetse na Didi Dore anyura ize nzira. Gusa ni imwe muri couple mu myidagaduro mu Rwanda zavuzwe cyane ndetse zikanakundwa. Mu by'ukuri wabonaga ari abantu b'abajene bakiri batoya, ukabona imwe muri couple zijyanye n'igihe cyangwa se zijyanye n'ibihe u Rwanda rwarimo rwerekezamo, ibihe showbiz nyarwanda yarimo yerekezamo. Mu by'ukuri nyuma yaho Kimenyi Yves Imana yaje kumushumbusha imuhereza umukobwa bakundana witwa Muyango Claudine, waje no kuba umubyeyi w'abana be cyangwa se umwana witwa Kimenyi Miguel Yanis. Uyu munsi banabyaye rwose, ubona ko Imana yahaye umugisha urukundo rwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine, ikamuhoza amarira yakuye mu rukundo rwa Didi Dore. Gusa na Didi Dore uyu munsi akaba ari umwe mu bakobwa ubona ko bagitrendinga cyangwa se imbuga nkoranyambaga bakiziyoboye cyangwa se bakiri hejuru ku mbuga nkoranyambaga. Couple ya gatandatu twasanga ku mwanya wa gatandatu yari ya Kimenyi Yves ndetse na Didi Dore. Batandukanye mu mwaka w'2019, gusa bakaba bari baratangiye gukundana mu mwaka w'2017. Tuve ku mwanya wa gatandatu twinjire ku mwanya wa gatanu,
turahasanga couple ya Sasha Kate ndetse na Nizoka Boss. Ni imwe muri couple zakunzwe cyane, ndetse unagiye kuvuga couple zamamaye cyane mu myidagaduro mu Rwanda. Iyi ni imwe muri couple bavugamo zamamaye, bari bakiri batoya bombi, bari bakiri abastari cyane ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'u Rwanda, kuko iyo myaka rwose Sasha Kate yajyaga muri Cote d'Ivoire agiye mu bikorwa bya muzika, Urban Boys bahora hanze y'u Rwanda mu bitaramo bitandukanye. Mu by'ukuri wabonaga ko ari imyaka abangaba bombi bari bari mu bihe byabo. Sasha Kate ndetse na Nizo batangiye gukundana mu mwaka w'ibihumbi 2010, gusa ibyabo biza kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2011. Abibuka indirimbo yitwa Umwanzuro, abazi indirimbo yitwa Sinzongera ya Urban Boys, mu by'ukuri izo ni indirimbo zose Sasha Kate arimo yabaga ari kumwe n'umukunzi we Nizoka Boss. Ni ibihe byabaye byiza cyane, ariko biza kurangira nabyo bose biza kurangira mu buryo butari bwiza, bukurikirwa n'indirimbo zitandukanye itsinda rya Urban Boys ryagendaga rikora, harimo nk'itwa Wamoyiki. Safi na Nizo babwiraga bahuze bakundana nabo aribo Butera ndetse na Sasha Kate babwira ati se mwaduhuye iki. Mu by'ukuri ni zimwe muri couple ya Sasha Kate ndetse na Nizo, ni imwe muri couple yatumaga abantu benshi bakunda showbiz nyarwanda, bakunda imyidagaduro mu Rwanda, bitewe n'uko ni imwe muri couple wabonaga ko barajyanye, baracyari batoya bombi, kandi ukabona ibintu byabo bimeze neza cyane. Gusa ntabwo inzira ibwira umugenzi. Iyi couple mu mwaka w'ibihumbi 2011 baje gutandukana, buri wese anyuriza nzira. Gusa no mu bihe bari bakiri kumwe wabonaga ko ari imwe muri couple zimeze neza cyane kandi zijyanye, ubona ko ari imwe muri couple zerekana ko urukundo hagati y'abastari, hagati y'ibyamamare rushoboka. Ni cyane yuko muri iyo myaka y'ibihumbi 2011 no hanze y'u Rwanda amakouple cyangwa se abantu b'abastari barakundanaga. Abantu bibuka urukundo rwa Selena Gomez ndetse na Justin Bieber bakiri batoya, abantu bibuka urukundo rwa Rihanna ndetse na Chris Brown, abantu bakibuka urukundo rwa Jay-Z na Beyonce. Mu by'ukuri no mu Rwanda muri iyo myaka wabonaga ko urukundo hagati y'abastari rushoboka, by'umwihariko kugendeye kuri couple ya Sasha Kate ndetse na Nizoka Boss. Gusa batangiye gukundana mu mwaka w'ibihumbi 2010, buri wese aza kunyura izi nzira cyangwa se baza gutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2011. Tuve ku mwanya wa 5 twerekeza ku mwanya wa 4, turahasanga imwe muri couple abantu batigeze bamenya cyangwa se ngo bimenyekane cyane muri showbiz nyarwanda, bitewe n'uko aba bombi yaba umukobwa yari ataramba icyamamare cyane, ndetse n'umusore yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, kandi nabwo ukabona atinjira muri showbiz, bigatuma nyine atamenyekana. Gusa nyuma yaho nyuma yuko abanyabastari nibwo umuntu yatangiye kumenya ngo burya barakundanye, ukaba utari ubizi, ariko burya bakaba barakanyuzanyijeho. Nta wundi ni couple ya Mutoni Nadia ndetse na Rusheshangoga Michel. Ni imwe muri couple zakanyujijeho, barakundana biratinda. Mu by'ukuri yari imwe muri couple z'abantu bari bakiri batoya, ariko ukabona urukundo rwabo rumeze neza cyane kandi rukomeye nk'inyundo. Batangiye gukundana mu mwaka w'ibihumbi 2013, gusa ibyabo biza kujya akadomo cyangwa se baza gutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubwo buri wese yanyuraga ize nzira. Wabonaga ko ari imwe muri couple zimeze neza cyane, yaba uyu Mutoni Nadia ndetse na Rusheshangoga Michel, ubona ko ibintu byabo Imana yabihaye umugisha. Gusa mu mwaka wa 2015 baje gutandukana, buri wese anyura ize nzira. Uyu munsi Mutoni Nadia yararushinze we n'umugabo witwa Malik Shafi, ndetse bafite n'umwana. Ubona ko ibintu byabo Imana yabihaye umugisha. Mu gihe na Rusheshangoga aba hanze y'u Rwanda, ndetse akaba ari kumwe n'umufasha rwose. Ubona ko ibintu byabo buri wese ku ruhande rwe ibintu bye byagiye mu bundi buryo nyine, ariko inzira ya buri umwe ntawayenga cyangwa se ngo avuge ngo ibintu ntabwo byagenze neza, ahubwo buri wese yahawe umugisha bigendeye uko Imana yabishaka cyangwa se uko Imana yabiteganyije. Gusa ni imwe muri couple abantu benshi batigeze bamenya, ariko mu by'ukuri zakanyujanyijeho cyangwa se zakanyujijeho, kandi ibintu bikaryoha bigatinda, bagakundana abantu bose bakabyishimira. Mutoni Nadia ndetse na Michel Rusheshangoga hagati y'umwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015. Tuvuye kuri iyo couple iri ku mwanya wa 4, ku mwanya wa 3 turahasanga couple nziza cyane ya Olivis ndetse na Vanessa Her Majesty. Mugabo Olivis wahoze ari umuhanzi mu itsinda rya Active, ni itsinda ryamenyekanye cyane, ndetse na mbere yuko ajya muri iri tsinda Olivis yari umuhanzi ku giti cye, kuko abantu bazi indirimbo nkahitamo irazwi cyane. Her Majesty Vanessa nawe yarazwi by'umwihariko mu bijyanye n'amarushanwa y'ubwiza, kuko yitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa se Miss Rwanda mu mwaka wa 2015, asoza ari igisonga cya mbere. Mu by'ukuri ubona ko ni umwe mu bantu n'ubundi babaga muri showbiz kandi bazwi. Couple yabo rero yamaze igihe gitoya cyo kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2016. Niyo myaka aba bombi bakundanye, gusa ibyabo byarangiye nabi cyane, birangira batukanye, birangira bandagazanyije. Mu by'ukuri ubona ko ibintu byabo bitigeze birangira neza. Gusa mu gihe bari bakiri kumwe wabonaga basohokana ahantu hose, bari kumwe ahantu hose. Bajya gutandukana, Vanessa Her Majesty yagiye ku rubuga rwe rwa Snapchat avuga ko rwose abona Olivis akiri umwana,
kandi ko atiteguye kuba yamuhereza urukundo mpaka akuze, cyangwa se atiteguye kumurera kugeza ubwo Olvis yaba akuze akaba umuntu uri macuwa, ubundi bakabona gukundana neza. Nyuma y'uko avuze iryo jambo abantu byarababaje cyane kubona ukuntu iyi couple yari ikunzwe cyane, imwe muri couple zari zigezweho mu myaka y'2016. Vanessa Hudgens agiye kuri Snapchat yanditse amagambo nk'ayo ngayo avuga ko Olvis rwose akiri umwana. Olvis yaje kumusubiza kuri Instagram ye, nawe rwose yarapoze avuga ati mu by'ukuri ntabwo ngiye nkunda gusubiza abantu ariko wa mukobwa w'icyo wamenye nuko ntawe uhita umwana uwo yambariye ukuri. Mu by'ukuri ni rimwe mu majambo n'uyu munsi akigaruka cyane, iyo ugarutse cyane kuri iyi couple, iri ni ijambo utakirengagiza, ni ijambo utasiga. Gusa nimwe muri couple mu bihe bari bakiri kumwe cyangwa se mu bihe bakundanye, imyaka bakundanye igihe gito bari bari kumwe, ni kimwe mu bihe bitazibagirana muri showbiz nyarwanda, ni kimwe mu bihe bizahora mu mitwe y'ababamenye cyangwa se mu mitwe y'abamenye abari bo bose. Iyi showbiz mu Rwanda bazahoramo iyi couple ya mugabo Olvis ndetse na Vanessa Hudgens. Nubwo ibintu byabo byarangiye nabi bikarangira batukanye bandagazanya, ariko ntabwo ari couple yari mbi, bari bajyanye ubona ko ari couple imeze neza cyane. Gusa ibyabo byaje gushyirwaho akadomo mu mwaka w'2016, batandukana nabi, batandukana batukanye bandagazanya, ariko nimwe muri couple zabanye kandi ibintu byabo mu gihe bari bakiri kumwe byari byiza cyane. Niyo couple dusanga ku mwanya wa gatatu. Gusa dukomeje ku mwanya wa kabiri turahasanga couple ya Asina Ella cyangwa se Mukasine Asina ndetse na Riderman Riderzo. Nimwe muri couple, iyo uvuze couple zakanyujeho muri showbiz yo mu Rwanda, ntekereza ko iyi couple yaza muri eshatu za mbere. Riderman Riderzo na Asina Ella batangiye gukundana mu mwaka w'2008, ubwo Riderman yari atangiye kuba umuhanzi ukomeye, yari atangiye kwamamara muri muzika nyarwanda. Icyo gihe Riderman ngo bamenyanye ubwo yashakaga ababyinnyi bazamufasha mu kumurika album ye ya mbere yitwa Rutenderi. Guhera mu mwaka w'2008 kugeza mu mwaka w'2013 bari bakiri kumwe, kandi ubona ko urukundo rwabo rukomeye nk'inyundo. Ahantu hose, ibirori byose Riderman yabaga arimo, ngiyo Guma Guma, ngaha handi ari hose ibirori yitabiraga, Asina yabaga hari. Mu by'ukuri wabonaga ko ari couple ijyanye, kandi hagati yabo hari urukundo rwinshi. Gusa ntabwo ibintu byabo byigeze birangira neza nabo, kuko byarangiye mu gahinda gakomeye, Asina arira. Gusa nta kundi bigenda, ni ko urukundo bigenda. Umwe iyo batandukanye, iyo hagati y'abakundanaga batandukanye, umwe asigara mu marira menshi. Asina rero nyuma y'uko atandukanye na Riderman, amarira yabaye menshi ndetse no kubyakira biramugora. Yinjira mu muziki ashaka kujya kuri indirimbo mu by'ukuri ubona ko zibasira cyane Riderman, ariko mu by'ukuri Riderman yabyimye attention, abyima kubivugaho, biza kurangira n'ubundi Asina abonye ko ntacyo bimaze arabireka, ahubwo yemera ko nyine habayeho iyo defe cyangwa se gutakaza Riderman, yemera ko bitagishobotse kuba yamubona, ubundi akomeza ubwe buzima. Gusa ni imwe muri couple zakunzwe ndetse zanavuzwe cyane mu myidagaduro mu Rwanda, ariko Riderman ndetse na Asina baje gutandukana mu mwaka w'2013. Gusa intandaro yo gutandukana kwabo ituruka by'umwihariko ku mufasha w'uyu munsi wa Riderman Riderzo witwa Agasaro Nadia, wanabaye nyampinga wa kaminuza Mount Kenya mu mwaka w'2014. Mu by'ukuri bivugwa ko Nadia Agasaro rwose yateye gapapu uwitwa Asina, ntamenye uko bigenze, akisanga n'ubundi agiye ku gatebe k'abasimbura mu buryo atatekerezaga, mu buryo atamenya. Ibaze nawe gukundana n'umuntu kuva mu 2008 bakundana bameze neza cyane, ariko akaza kwisanga agiye ku gatebe k'abasimbura mu buryo atatekereza, mu buryo atamenya. Byaramubabaje cyane, kubyakira biranga, ariko mu by'ukuri nimwe muri gapapu yatewe kandi zizahora mu mateka y'umuziki nyarwanda. Couple iri ku mwanya wa kabiri rero ikaba ari couple ya Asina ndetse na Riderman Riderzo. Bakundanye hagati y'umwaka w'2008 kugeza mu mwaka w'2013. Tuve kuri Riderman Riderzo ndetse na Asina ku mwanya wa mbere, ntekereza ko iyi couple abenshi barayizi, nawe wayitekereza, wayikeka, ni Butera Knowless na Safi Madiba. Niyo couple dusanga ku mwanya wa mbere, ntabwo byasaba kwisobanuraho byinshi. Bombi bari abasitari, bombi bari ibyamamare, bari bakiri batoya kandi bakora banakunzwe muri rubanda, ibikorwa byabo byarivugiraga. Iyi ni imwe muri couple n'uyu munsi tutarabona indi yayisimbura ngo izifata umwanya wa mbere mu myidagaduro mu Rwanda. Ntabwo turabona indi couple wavuga ngo iyi niyo couple ya mbere y'abasitari yakanyujeho mu Rwanda. Biratinda, ibintu byabo biravugwa, ibintu byabo birakundwa. Mu by'ukuri ntabwo wabona indi couple yaza ngo isimbure iyi ya Butera Knowless ndetse na Safi Madiba. Bakundanye hagati y'umwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2011. Urukundo rwabo rwageze aho rukomera kugeza ubwo bafunguza konti rwose, bombi bakajya bayihurizaho, bagashyiraho udufaranga bagira ngo bategurire ahazaza habo. Gusa ntabwo inzira ibwira umugenzi. Mu mwaka w'2011 aba bombi baje gutandukana, buri wese anyura ize nzira. Gusa birangira nabi cyane,
birangira bikurikiwe n'izindi ndirimbo zitandukanye ndetse n'andi magambo menshi. Abantu bazi indirimbo nka Barahurura, abantu bazi indirimbo nka Wamo iki, abantu bazi indirimbo nka Wari Urihe ya Butera Knowless. Mu by'ukuri ni indirimbo nyinshi cyane. Butera Knowless hari indirimbo afite yitwa Sinzakwibagirwa yasohoye iteza impaka nyinshi cyane, aravuga ati se wayikoreye Safi Madiba akabihakana, ariko ni imwe muri couple wavuga ko ari imwe muri couple nziza cyane, cyangwa se za couple z'ibihe byose zabayeho muri showbiz nyarwanda, ntabwo waba ubeshye. Iyi akaba ariyo couple ya mbere cyangwa se akaba ariyo couple ya mbere dusanga kuri uru rutonde rwa couple 8 zakanyujijeho muri showbiz nyarwanda, ariko uyu munsi bakaba barabaye amateka cyangwa se zikaba zitakiriho, gusa barigeze guha ibyishimo ababamenye bakundana. Couple dusanga ku mwanya wa mbere ikaba ari iya Butera Knowless ndetse na Safi Madiba. Ngayo nguko ngizo couple 8 dusanga kuri uru rutonde. Ese wewe mu by'ukuri ni iyihe couple muri izi ngizi wakunze? Ni iyihe couple mu by'ukuri yatandukanye bikakubabaza? Ni iyihe couple mu by'ukuri wavugaga uti iyi ngiyi yagakwiye kuba yararambanye byibura bakananura urugo cyangwa se bakarushinga? Uratwandikira muri comment utubwire couple wakunze, ariko kandi ntugende kandi subscribe cyangwa se abone n'ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi bitaha bijye bikugeraho mu ba mbere. Munyemerere mbashimire, naho ubundi njyewe